aramfasha nambwira ngo ashaka ko njya i Kigali ngo yamboniye umugabo ngo w'umukire ngomba ngo kujya i Kigali ngo kubayo ngo nkazabana n'uwo mugabo w'umukire. Ubwo rero niba Mukesha ajya kuba muri no rugo ugiye korora inkoko norora agaca. Sawa. Ntacyo. Ntabwo mbyumva. Ako kagambane. Aje gusa. Nzibi gutandukana kwanjye se na rura rugo ubwo byaba bije bite? Cyayi se ntabwo wakinyweye ariko papa reba igihe uri kubariza icyayi urabura kubaza ibiryo ukabaza icyayi cy'ayo masaha. Nshaka umugati n'indazi. Ahubwo muke wariye ni nakubikiye ibiryo wabiriye. Cyakoze n'ababeshyi nayo nkumbuye kwicara gutya turi umuryango araburamo mama. Ese yagiye? Mama se mama yagiye mu nteko ariko nta gatinda ubu byenda kurangira. Yagiye mu nteko. Meze neza? Ko Mukesha arahindutse kuva yaza nta kintu Mukesha nzi nta courage uko Mukesha atanaza ngo kubaze n'ahantu ibiryo biri reba ibiryo nakubikiye ukaba utigeze unambaza ngo niburana nahishije. Weva ku biryo je ndibaza gusukumana nanezere mbonye yaje ariko kuntu yaje ndabona biteye n'ubwo. Ese hari icyo twagutwaye base? Ese kuki utatubwira abantu? Ese Mukena no gwaro dukumbuye ku buryo wishimira ko uri kumwe natwe. Ubu ntabwo wari ukumbuye papa kuntu yabaga yasinze akazanga yagasomye. Zirongoye waransize mangaha. Umva nikorana imirimo yose nkijyana kuvoma nkijyana ku kiliziya umvaga nagishaka kujya muri korali. Ibintu byose korali ubusu twa Mukesha yarabuze Mukesha nawe yarahindutse. Ukende mu maso. Ndeba mu maso. Nitegereza neza utarebye hasi. Ufite isoni z'iki zo kutubwiza uko? Hari wakubwiye se ngo ntuzatuganirize? Wache, kunde waragiye. Warashatse? Sikamukireka nkubaze. Tubwiza ukuri. Hari ikibazo twe dugufite ku buryo wanga kutuganiriza? Erega ndi papa wawe. Turakire. Twese. Numva kutangiye kuvuga neza. Seka mukobwa mwiza. Ese Muke, warashatse? Sibo nashaka ntumenye ko wema. Ubwo se ushatse kuba kutabanaga na Yves? Ahubwo tubwire Yves ari hehe? Yves basi ameze neza. Yves ameze neza. Muke bivuze ko uzano Yves ari. Muke uswa Yves twamubuze. Umunsi wagendeyeho niwe nawe yagendeyeho. Turakwinginze niba uzano Yves ari. Bivuge mama aruhuke areke guhangayika. Mama asiko Yves yapfuye. Wabuzano Yves ari Muke. Uyu muntu kuri kw'Imana agomaze. Kandi uvuze kameze neza. Nose wabwiwe n'iki kameze neza utazahana. Papa sikavuze ngo ameze neza. Maze nawe ntahise nseka. Muke watubwije ukuri. Numva umutima wawe wahumutse. Nose Yves mwe muri kumwe. Yves? Nose Muke niba mwe muri kumwe kuki wagarutse wewe na Yves mutagarukanye koko? Harya yarumbaje ngoki. Nyine se papa namaze kutwemera ko ari na Yves. Umfatanye kuvuga ngo nanugaze ibintu turi kumubaza. Ku Muke umeze neza. None suri hehe basi? Ngende hano. Ku Muke reba neza uri kumwe nani? Uri kumwe nani? Na Tereza nako turi kumwe turi. Cyeshuze ko noneho yacanganyikiwe. Rimwe ngazaho Yves ari ubundi ngo nabyazi. Harya yarumbajije ngo Yves. Nandi kubaza ibya Yves. Yves mwajyanye. Usuko neza wagiye na Yves akahita agenda tukababurira rimwe. Ese Yves yarabuze? Sushatse kuvuga ko nabyo uzi kandi uvuze ko ameze neza waruza hano ari. Yves se wo uri kumbaza umwana. Ariko amana we. Sha papa nta kintu njya kubwira Mukesha. Vuga n'umukobwa wawe. Wibagiwe ko wambwiye ko ufite inshuti wawe kandi wakuze. Ari we mwana ajyanye Yves. Mukanya ukatubwira ko Yves ameze neza. None basi tubwiza ukuri ari hehe basi? Pe nyine ameze neza. Harya muri kumbwira ngo Muke bundi usigaye ufite n'urwaye bwo mu mutwe basi tubanze tukuvuze.
ubu aka kanya turi kuvugana ko tubagirwa ibintu turimo twe ikibazo dufite Yves yarabuze mama we yaraturakariye twenda kwicwa n'agahinda muri uru rugo watubaye niba uzana Yves ari ukavugana na mama Yves koko Yves akaboneka basi ni muzima ariko ibyo yabyemeye avuga ko ari muzima ariko mu kanya akongera ngo ntazi n'ibyo turi kuvuga none se ari ari i Kigali. Yves ari i Kigali nawe wari uri muke harya ntabwo mbizi pe. hagati gusa Imana ishimwe ko ari muzima akaba ari i Kigali. Ari i Kigali siko tubwiye azaza ryari? aha cyakoze Imana ishimwe ishimwe tubwiye kiri mu kuduhisha basi papa urabona Mukesha atameze nabi ntago ameze neza mwihorera Mukesha ni muzima papa ntago ari muzima genda mureba ni muzima nasi umuntu yabaye muzima akaba avuga ahubwo ibintu ashobora kuri kuba hari ihungabana yahuriyeyo naryo mwana we bagufashe ku ngufu byose urabona yabikubwira cyiza wamwihora ngenda ndabona Mukesha adatekanye mwihorere nyine muha amahoro nabishaka azatubwira urangiye kukujyana kwa muganga Kwa muganga? yego kuko hariya hari ahantu bareba bakawusorenga umuntu ufite ihungabana kandi biragaragara ko wahungabanye mbwiza ukuri basi niba uri muzima Gende muzima n'ukuri. Yves ameze neza ni Papa. muzima Mweruka kumubona? iki ese Mukena gari watubwiye ko Yves ameze neza ari i Kigali uzi n'ahantu ari none tukakanyisa ubyibagirwa gusa urabona Mukesha adafite ikibazo Mukesha ndashaka kumujyana kwa muganga hari ibitaro bireba abantu bafite ihungabana Ariko ndi muzima. muri muzima ndabibona kuri muzima ariko ntabwo ari cyane hari ikibazo wagize ushaka ko muganga yadukemurira ndabona binateye ubwoba ariko papa mwihorere Mukesha mu mwanya aruhuke amere neza ubwo azatubwira nyine nimba ameze neza genda hariya kuri butike umufatire fanta musangire ubundi azakubwira neza cyose reka tujyane abantu b'inaho baboneye ko Mukesha yagarutse ntabwo nzajya gukora ikintu cyari uzanire ya yindi sinzi kandi mwarajyana Asa mama Yves ubundi uri umusazi uzongera kuza mu rugo wihuruza gutyo twarunguriye kuri urujya baganga barakunterereje ko yifashe utyo ubundi uhurudutse he ariko Tere niko nitwa ariko barabimbwiye kumbi ngo so yitwa Nzungize uri mwene Nzungize koko urashaka kunzunguza rero nkuko uri mwene Nzungize vumvura ibikuzanye ari kugende urambaza iki umugore mubi gusa Tere Mukesha yaje Mukesha yasesekaye ikibondo cyanjye nkibure kuki ibyanyu mwabibona ibyanjye nkabibona ubugizi bwa nabi bwawe aho si waba ari witwa Nzungije urashaka ku Tere nyamara reka mubwire mama kubera icyo umwana wanjye nabura umwana wanjye wajya nabi akaboneka wa mukecuru umwana wanjye abure kaje nabi pe umwana wanjye abure uwanya aboneke mwaramuhambye mbimenye reka mbaze nkubwire mwaramuhambye mbimenye ni naka twumvikane Mukesha agenda ntizambwira kagiye ninde cyo kuvuga ngo ajyanye na Yves nta muntu umwe ubihagazeho giye nagiye kubona mbona Mukesha araje ahubwo se kugira ngo uzunonganye bajye ukavugana na Mukesha ukamubaza uri kuntukiri ngiye nevugane na Mukesha mushaka wiki amabi yawe ndayayobewe amabi yawe ndawe urabizi ubu ngubu uzi ukuntu ntangiye kuri cyane cy'uburata wakuvuga kirani cy'uburata ndarata umwana wanjye ndarata umwana wanjye ndi ndarata umwana wanjye nkubwira no agaciro ka Yves ku mutima wanjye Yves atwara imbere hano iwanjye mu ayiwa data we
ko byibuze imbere hano mu nzu byibuze hari n'igihe abana baba badahari byibuze igakubita nk'igisafuriya nkumva byibuze hari umuntu uhari. Wampyitsi kazi we umwana wanjye umugereranyije n'imbeba kubera iki ni nyarubariro wa nyarubariro ndagira nkumvisha yuko ibi bikuramba wowe nyarubariro 100% udataka bifite wa murya abantu we cyaba nkozi yibibi ahubwo wasaye nawe waburishije umwana wawe kubera ko uri mubi. Oya ndashaka kukubaza ishyari ryarabishe umwana wanjye iduka afite hariya ntaryo mwari mufite nta niryo muzigera mugira sibyo urashatse rero none uragira ngo uzujye kumusimbura Mukesha waza agenda ajye kujyayo ajyeyo arijyemo ahubwo barizo umukobwa wanya umwana wanjye mwamugize nta mwanya wo kumubaza mfite ubuzi none uburande bugasanga rero nyine nabayebure ndi munsi y'ibirenge byawe wowe se gucyura umukungu nta kibazo nawe uzajya mu mukungugu uzajya kubwizo mpamvu rero kuva ubu nonaha Tereza unyumve tega amatwi tega ayo maheru y'amatwi yawe shyira mu gutwi ubibike mu bwonko bwawe ubibike mu gituza cyawe umuryango wanjye wa mama Yves n'uwawe birangiriye ahangaha ujye uhita nanjye mpite wibagirwa izina mama Yves ntuzongeye kuvuga izina mama Yves geze no kumugeranya ngo ni imbeba ako gashero wamaga uzakihorera nawe mama wakabyara we ako gashero wamaga uzakare kuko uzineza iduka ry'umwana wanjye sigaye ribatunze iduka ry'umwana wanjye sigaye ributunze kwahaga ntabwo badaga ibyo nahaga iyo mwaze gikaye ntabwo yabaga yuzuyemo amadeni utazishyura se ukugara ari uwikopesha akazishyura we kurikiza wowe wanyunguraga cyangwa wamumbyaga iyo namaraga kugwa ibintu by'ibintu maze kugwa ibintu by'ibintu bijana si urabiciriye ariko urabiciriye sibyo iwe dore ko yikaraga we dore ko yikaraga uranyikaragaho kubera iki uranyita igiso kubera iki takwereka mubwire gusaza n'ibibita ayo data we ariko disi we hiryo cyabo ngo gusaza rero najya nkumenyesha yuko umubano ukadufitanye namwe nta kintu na kimwe arutumariye nta kintu akunguragaho rwose mubyeyi igendere neza kuko nkuko ubivuze agaca nikaza nanjye nyine nzabyara inkoko umva se nta kibazo nzatunga inkoko nyinshi agaca kawe kaza oya nubimbwire gutyo iduka ry'umwana wanjye niho hari munsi y'urugo rwawe kubwizo mpamvu rero ariko urabimvuze nanjye mbisubiremo byara gaca nanjye mbyare umushwi ngaho genda zinga inkoba zinwe ugende ihute ndakwiyamye teshwa kakunteshe di ndavuga ngo zinga inkoba zinwe ugende ariko ubundi reka nkubwire wa mukecuru n'urugo upfuye ntabwo ari ruto upfura agapfutyo ari wowe urakubwagura akivuma ntukankungure waba usaba iduka ryari dutunze urishoka ryari dutunze bureka ahubwo niwe ugiye kubyara wakoraje nkabyara agace mama Yves ngiye kuguhiga uretse wata urankunda wima ndagukunda wata urankunda ni izina ry'Imana ndagukunda wima wata urankunda ndagukunda buruta uko ubitekereza simbikubaje inshuro 3 ubyiyemera wowe ubwawe n'umutima wawe kunkunda wima ndagukunda ni mama y'Imana kudufatanya ibiganza niko tugomba gukomeza dufatanya niyo byagenda gute niyo mama yabyitambikamo yewe akazana n'abagenzi be nka mama nk'ijana yewe akabishyiramo imiryango n'abaturanyi abantu bose byaba ku zuba rimwe twumva ngo rizatwika abantu ku munsi w'imperuka byaba mu mvura y'amahindu nta kigomba kuntandukanya njye nawe tugomba gukomeza gutya dufatanya wima urakoze n'izina ry'Imana wima niwe muntu naburaga mbere hose niwe muntu nari nkeneye wima iminsi mike yamaze nkundana nawe maze guhinduka sigaye numva ndundi muntu wundi wima mbabura urukundo rwacu kuko nk'uko bivuze ruzakomera se witeguye we kurwanirira wima ndahari mu gitondo nijoro ndahari ko byagenda kose wima nibinsaba no kujya ikibeho
nzajyayo. niyo mama wawe yagura mukecuru Yves yakomeza akabyitambikamo akabishyiramo intambara zose zishoboka uzagumana nanjye? Icyo yakora icyo ari cyo cyose ntabwo uzandekura. ntabwo nakureka Wima. Reka nkubwize ukuri Wima, umutima wakwanga uri kure nk'ukwezi. Wima, ndakureba nkibona mu ndi muntu, ndakureba mu maso yawe nkabona ni wowe Imana yangeneye. Wima, umeze nk'amarayika murinzi kuri njyewe. Wima, uri byose usobanura ibintu byinshi kuri njyewe. basi ko dufatanye ibiganza ubifate nk'isezerano nguhaye. Yagumana simuke wanyweye garita guca mu mazuru. itonde nushaka ngenda kugura nini Mukesha ndabona maze guhumeka sibyo mbabaje umbwiza ukuri Yves yabahiye happy ni yawe nyene nkwe nyinshi udahari sibyo capana yimbuye fanta ingwa ndakugurira n'ibindi mbajya babashizemo n'ubuki mukobwa wanjye ngiye kongera kukwisabira kandi mbabaje umbwiza ukuri Yves ari hehe niba se nari i Kigali niyo mwari kumwe ameze ate se ameze ate capana ndamukumbuye n'ukuri mwari kumwe i Kigali ameze neza hanyuma ngo uramukumbuye tuzajya kumusura se tuzajya tumusure aha nabo urahazi tuzajyana tuzajya ejo rero ahubwo mu bipangu ejo tuzajya nyine uzahatwereka ububazo uzahatwereka impamvu atagaruka kureba ibyo yasize muri butike si uko ari gutekereza ko natamukumbuye kandi uza ahari ntusi ntiwajya kumureba barata tuzajyana gusa ameze neza nanjye ntabwo mbizi nyamara parika nkubwire ngiye Mukesha maze umwanya ndi kumwitegereza Muke ni ukuri ko Imana ufite ikintu urimo uraduhisha hari ikintu uzi urimo uraduhisha ariko sinzi ngo ni igiki ushaka watubwira hakiri kare ubu ko turi umuryango watubwiye ikibazo gihari niba koko ibintu biri kubaho unarwaye tukujyane kwa muganga niba hari n'ikintu udashaka kuvuga tubwire humura rwose baseruka kumuhamagara Muke hari undi papa wabonye utari njyewe banza umufana banza usome wongera usome nta n'undi muvandimwe ufite utari njye ushaka watubwira rwose ubwoba ntubumanuye ngo tubwire ibyo ndi gukora biteye n'agahinda abarubanza baranamusajije ngaho nyibwira Yves asigaye akora iki Kigali akora iki reka papa nanjye ndamukumbuye pe ni ukuri kwiba harya umaze iminsi igihe kingana cyuje si iminsi ibiri se ntabwo se ko mwari kumwe njyewe nigeze mvuga ko nari ndi kumwe na Yves ego mwami sumwetse kunshinyagurira ko yarapfuye se ko se papa sinakubwiye ngo Mukesha mureke waretse kumuhata ibibazo nyibwirira mwana si dukundana basi mbwira neza ati gusa ni muzima basi ni muzima ariko nanone ubanza atari muzima ngaho ariko waramubonye wamubonye ameze ati basi ako se papa wamuretse urabona Mukesha ari bukubwira iki rimwe azahari bundi nahazi ni muzima ngo si muzima wamuhaye amahoro wowe mureke byonyine na gutya nyine kuba bashi no kutubwira no reka dutwarira n'umunsi yabishatse anyemere ko tuzajyana kumusura si umukumbuye tuzajyana ryari nanjye mbwira umunsi ushaka amafaranga y'itike tuzagenda n'ubu twagenda harya abahantu bitwa mu iki Kigali mu kayi gace za Nyamirambo za Kacyiru ni wambwiye ko ari hehe
mu Kigarama. Mu Kigarama niho turi. Iki Kigarama turimo. Kigali saba Kigarama. Ariho arahacurika. Sha papa akambwiza kuri Mukesha mu amahoro. Njye ndikumva twamwihorera. Muke niba ari ikintu kuduhisha. Nyamara ubitekerezeho. Ndifuza kuza kumpamagarira ambulance. Tukamujyana kuri bya bitaro by'akarere hariya byane wacu. Ambulance kandi azi kwigenza ahubwo muratega moto. Ambulance ni imugeze hariya ni kuri. Muke uziko n'abantu bafite ikibazo nk'icyo ufite bagukubita urushinge rwo kukibona. Umva urahita ibintu byose ubishyira hanze. Namara gukira zatubwira. Nzi papa murajyamba bwira. Mbwiza ukuri ngo Yves ari hehe ameze ate? Hakuse papa we waratse kumata ibibazo. Reka nyibwirire umuntu umukobwa wanjye agomba kumbwira ari impamvu ataza. Ubundi Yves yumvaga nadafite umutima ubabara ko. Yakugize ate basi mwana? Yves yakoze iki? Muke utambwira ko Yves yakubabaje nyuma y'ukuntu hano yerekanaga akagukunda. Muke yagutwaye iki? Nyiga nanjye ntabwo mbizi. Nkotanye. Bibi. Ariko uri mu biki kutaza? Nari ndimo ndakinga n'urugero barurimo gira rukampeze. Ushaka gukora ibintu bitabaho. Siwe waruhondaguye se uhora ukubita uko bwije ko bukeye. Yawe narwo ntiruriho ahubwo tuzagire duhindure. Nta kintu kirimo rwose. Uzi ko none bisigaye bisaba nk'ijeki. Urugi nta kosa rikora, nta kosa urugi rukora, amakosa akorwa n'abisi. Uze mu gihe cyo numva uhinduye imvugo. Ntabwo ari uguhindura imvugo, urabona ko sinsetse, sinishimye, ntabwo nezerewe. Ubundi si wowe uranezerewe? Chabi uretse ko wenda umuntu atabura ibintu akiri ku isi ariko yaba nta mutima mubi pe. No kuri kw'Imana bifite ishingiro. Yesu urabuzwa n'iki? Ngiye mfite byinshi bimbabaje. Urumva? Iyo mbona nta mwana wanjye ntaza gashweshwe, singiye kukubwira mwana wanjye. Ko nkubeshye, ngo ngire nti ubu nta. Sibyo? Oya ndabyumva ko umwana. None rero ndagira ngo nkwisabire kandi unyumve. Nta kibazo yuko bizi nyangusuzugura. Ubu mbitekerejeho umwanya nicaye hano. Urumva? Ndagira ngo uriya muryango ukomokamo Mukesha. Uriya muryango ukomokamo uw'Imana kwa Tereza. Wumvise amazina atatu mvuze? Yego. Ndagira ngo urabona mubyara wawe urwo bamuciriye, niba baramuriye, niba baragize gute simbizi. Ndagira ngo uw'Imana wabonye uko nkarabye umukarabe tandukane n'uw'Imana kuko Namusebi uvuga ko urukundo rwanjye nawe Imana ko nta muntu rubangamiye, urukundo rwanjye nawe Imana ko nta muntu rufatiyeho, urukundo rwanjye nawe Imana ko rutashoboka ko rwahagarara, uvuga ko urukundo rwanjye nawe Imana ruje mu makimbirane y'umuryango gute ko wambura rimwe none ukangurana wari waragiye kubita agahinda kenshi basobanuriye. Ese ubwo urambwiye? ninje nkubwira ngo kino nanga. Nkubwiye ko upfa n'iki na Yves. mubyara wanjye. Mubyara wawe ni na mwene rubanda, nkoresheje mwene rubanda. Ni ushyize imbere ku mutima wawe umwana wanjye umutaye inyuma.
baravuga ngo icyo ukunze ukubira imbere yawe, icyo wanze ukubira inyuma yawe. Bivuga ngo umwana wanjye agiye inyuma. Mukecuru ntabwo ari Kubw'izo mpamvu ndakwirukana aha ngaha. Maze mukecuru urabunzijije iki? Rega mukecuru natwe urukundo ntabwo ari twebwe. Uri urukundo ruba ruri mu muntu mo imbere. None se watwika inzu ugahisha umwotsi? Umva bi, rega buriya urukundo ngo ni indwara y'umutima. Ntabwo rwose rwakujemo ngo umera nk'unyagiwe. Rwose nanjye ntabwo aba ari njyewe. Ntabwo ari wese ninde, ntabwo ari wowe ninde. Hari ibintu bine bibiri. Hari ijambo ryitwa amahitamo, uhitamo. Hari icyiza hari n'ikibi. Ubwo umwana wanjye rero abaye mubi, uhisemo uwo kwa Tereza. Neze ko njye urana umukunzi wanjye, ibyo bibazo bindi si by'umuryango. Cyane ko rega wenda na Yves yazaboneka cyangwa se njye ndumva nta hantu ibyo byahura n'urukundo rwanjye mukecuru. Erega umva se mwana wanjye, noneho ndumva ari wowe uri mu kunshigisha inkota ku mutima. Iyo numva ukomeza kumbwira yuko ngo ni urukundo rwawe, nkumva yuko umwana wanjye utakimwiyumvamo, aho ngaho numva sibyo. Uzi ubu ngubu uko ndimo kubyibaza, ndimo kukubona mu maso yanjye. Ibintu ni ibi: hitamo kuba hano no kugenda ujye kuba kwa Tereza, kandi nta n'ibindi ndumva, nta n'undi mwanzuro nafata. Hasigaye undeke. Zakomeza mbwira Imana yamumpaye. Ahubwo se ubwo ko ibi bigiye kuba ikibazo koko? Ariko icyo tumva ni iki? Erega wanambabarira burya niga nanjye ntabwo ari njyewe. Sinzi impamvu utari kumva akababaro mfite mu mutima. Uriya umutima urashukana kandi ntabwo wabasha kuwugarura. Byibuze ubwo ngiye kugenda ndebe uburyo ngerageza, ariko rwose ntabwo mbizi neza ko byahita bikunda ko ndekana n'uriya mwari. Ntabwo ndi hano ngo ngushengure, ariko rwose ngiye kugenda ndagerageza, sibyo? Ndagerageza ariko ntugume kubabara. Ntabwo ndi hano kugira ngo nkubabaze rero. Kagenda aho wanzwe. Twakintagazi we wacyohewe. Mbigenze ni abantu bose bari kumbaza ibya Yves, buri wese ambaza ibyerekeranye na Yves. Kuko nkora iki? So nicyo gihe cya nyacyo cyo kubivuga. Mana yanjye.